Wigeze kugira amafaranga y'ukwezi hanyuma wenda ukaba uhembwa ariko ukundi kwezi kukazashira utazi iyo amafaranga yawe yagiye? Uyu munsi wa none niba wageze kuri iyi cano y'ubudaheranwa, nizeye ko uri buze kungukira byinshi kandi rwose birakugirira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi. Benshi bakora ku mafaranga ariko mu buryo bwo kuyagumana akaba ari ibintu bibagora cyane, ndetse ukibaza niba wenda waba ufite inyatsi. Ariho bamwe bashobora kubitekereza nk'aho wenda ashobora kuba ari karande zo mu muryango zagiye zibakurikira mu buryo runaka, ariko ibi ngibi rwose nawe ushobora kuba ubigiramo uruhare. Ikintu cya mbere gishobora kukwereka ko ugomba kugumana amafaranga yawe cyangwa se uburyo wakoresha kugira ngo amafaranga ukorera uyagumane ndetse nawe mu gihe gitoya uzabe uri biliyoneri, mu buryo bwo gusevinga. Abakire barabizi cyane, bazi ibyiza byo gusevinga cyangwa se kubika amafaranga make make ukayashyira ku ruhande wenda ngo azagufashe mu gihe kizaza. Abacuruzi bo ubwabo baba bafite konti bashyiraho amafaranga runaka bakayapakaho kandi menshi, hanyuma igihe runaka bakazayakuraho bakayifashisha muri bizinesi yabo nanone wenda batangiye. Ariko ibi ngibi nta hantu bihuriye no kubika amafaranga cyangwa icyo twakwita sevingi, ahubwo sevingi ni amafaranga ushyira ku ruhande nta kintu na kimwe uyateganyirije, byonyine ari ukuvuga ko ugomba kuyabikira bizinesi cyangwa ubuzima bw'ejo, kuko uba utazi uburyo ibintu bihinduka. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ko amafaranga adakorana n'ubwenge ahubwo akorana n'imyitwarire. Icyo bisobanuye ni ukuvuga ko ubwenge bwawe ntabwo ari bwo butuma ugira amafaranga, ahubwo imyitwarire ugaragaza imbere y'amafaranga nibyo bizatuma uyagumana. Niba wenda wari ufite amafaranga ukumva ko agufitiye agaciro kenshi imbere yawe ndetse ko kuyatakaza ari ibintu bikugoye, rwose ni ibintu bizakorohera kuba watunga amafaranga ndetse ukaba biliyoneri kimwe n'abandi bose. Ariko umunsi uzatekereza ko hari amafaranga make abaho, niho uzatangira uyatagaguza ndetse mu bintu bitari ngombwa. Ikintu cya kabiri, ntugomba gutekereza ko abantu bakubona cyangwa bagutekerezaho, kubera ko umunsi utekereza ibi ngibi ni hahandi wenda iminsi mikuru igeze ukumva ko ufata amafaranga ukajya kugura imyenda ihenze kugira wenda uzagaragare neza. Irinde ibi rwose kuko ari ibintu bitazigera bigufasha mu buzima. Wowe ubwawe uzi ibyo ukeneye, kandi niba ubona ibintu ukeneye rwose atari ngombwa cyane, ibi ngibi iba ubyihoreye. Ikindi kintu cya gatatu, gura ikintu ubona ko ari ngombwa ko ukigura kandi ko uramutse utakiguze cyahombya ibintu byinshi, ndetse kenshi aba ari ikintu kizagirira inyungu bizinesi yawe cyangwa se mu buzima bwa buri munsi kikuzanire inyungu. Ikintu cya kane, irinde kugira amadeni ndetse bizagufasha kubaho umeze neza, ufite ubwisanzure ndetse n'ubwigenge muri bizinesi yawe, kubera ko umunsi wagize amadeni agiye atandukanye, ibi ni ibintu bizaba nk'aho ari imigozi ikuboshye itabasha gutuma hari ahandi ushobora gutemberera cyangwa ngo widagadure. Menya ko hari amafaranga agomba gutakara kugira ngo uzenguruke umenye icyo abandi bakurusha, cyangwa se ngo utembere ubashe gusobanukirwa ndetse n'isi yawe ibashe kuba ngari. Ikindi kintu cya gatanu, tekereza ko ari wowe wenyine muntu ukomeye kandi ko ugomba guhindura ibintu byananiye abantu benshi, kuko umunsi uzatekereza ko uri umuntu uciriritse ndetse ko atari wowe kampara, ahangaha rwose iyi ni intambwe ya mbere yo gutsindwa, kubera ko uzaba watangiye kwitakariza icyizere. Wibutse ko ibintu byose twiremamo ari nabyo bitugeraho, kandi iyumve ko ari wowe muntu ushobora kuzatunga amafaranga menshi ku isi kandi ko bishoboka cyane ko wabigeraho. Kenshi turemwa n'ibiturimo, ntabwo turemwa n'abandi, kuko n'abandi wenda baturemamo icyizere badukuraja ku byo babona twebwe ubwacu twatangiriyeho cyangwa ko dufite intego runaka. Ikindi kintu cya gatandatu, tekereza agaciro igikorwa cyose gikorerwa cyangwa se wenda abandi bantu bagukorera, wenda nko kukwitaho cyangwa kugukorera isuku, usigarana abana imuhira
abo bantu bose bagira ikintu cyangwa se uruhare bagira mu buzima bwawe bwa buri munsi, ijya ubahereza agaciro kandi wibuke gushima, kubera ko hari ibintu byinshi batakaza nk'igihe cyabo bakakigutaho wenda, kandi amafaranga ubahemba atariyo kamara bashobora no kuyabonera mu bindi, kuko wenda bafite ubushobozi nyine, ari nayo mpamvu nawe wiyemeje kubafata kugira ngo bagufashe. Gerageza kandi wishyure ibyo ugomba kuba wakishyura mu gihe cya nyacyo, kuko ibi ngibi icyo bizagufasha si ukwishyira ukizana gusa, ahubwo bizakwirinda kuba wacibwa ibihano cyangwa kugira amafaranga ugereka ku yo wari bwishyure bitewe n'uko wakererewe. Ahangaha twavuga nk'imisoro cyangwa se andi madeni uba urimo, yishyure ku gihe kandi wirinde gutakarizwa icyizere, kuko bizinesi ahangaha yamaze gutakarizwa icyizere niho abakiriya batangira bagabanuka, ndetse no gutakara kw'amafaranga yawe bigatangirira aho. Zirikana ko bizinesi yawe cyangwa umukiriya bizinesi yawe, zirikana ko umunsi umukiriya azaba atakinjira muri iyo bizinesi yawe aricyo gihe izaba irimo irangira. Zirikana ko kandi ibihe bihinduka, bityo uzabike amafaranga azagufasha mu gihe nk'icyo kigoye, kuko wenda hari igihe bizaba bitoroshye cyangwa wenda uko wabitekerezaga, uzi neza ko ubuzima buhinduka ndetse bukadutungura. Nk'icyorezo cya COVID-19 igihe cyazaga, abantu bahembwaga amafaranga menshi ndetse tukavuga ko babayeho ubuzima bwiza, batarabashije kugira amafaranga babika ku ruhande, ubuzima bwatangiye kubagora ndetse ku ntangiriro. Kugira ngo wirinde ibi rero, ugomba gufata imyanzuro ndetse no kugira amafaranga ubika, twabivuzeho. Ikindi kandi, fata ibyemezo bikakaye kandi ufate n'imyanzuro ikomeye, bivuze gukora ibyo wapanze, kandi bityo bigufashe no kwemera kurema abanzi muri bizinesi, kubera ko umunsi inshuti cyangwa se abavandimwe bose uzabagira bakishyira bakizana muri bizinesi yawe, ahangaha ntago uzaba urimo utera imbere nk'uko ubyifuza, kubera ko hari abantu benshi bo kwizerwa, ariko kugira ngo utere imbere ku rwego rwo hejuru birasaba kugabanya icyizere abantu, kubera ko ntago ari benshi bazamenya agaciro k'amafaranga ufite. Wenda bazajya babona bizinesi yawe yuzuye batekereze ko aho ngaho ari muri paradiso, ndetse ntibiyumve imvune wagize kugira ngo ugere kuri ibyo. Icyo bigusaba rero ni ukugira icyizere gikeya mu rugero, ndetse ukabasha kumenya ko nta muntu n'umwe ugomba guha icyizere 100%, kandi ko buri muntu wese utarageze aruhana nawe mu gushaka ibyo atazigera amenya imvune byaguteye kugira ngo ubigereho. Menya ko ubuzima ari wowe ugomba kubuyobora, ndetse kandi bizinesi yawe ikaba iy'agaciro. Hari igihe kizagera ukaba bizinesi yawe itunguka cyangwa se ngo ihombe. Ahangaha ni igihe ugomba gufata imyanzuro ikakaye kugira ngo wirinde ko ari amafaranga ushobora gusohora menshi ndetse agasumba ayinjira, kubera ko ahangaha abantu benshi bacuruza cyangwa se abacuruzi benshi barabizi cyane. Ahangaha niho bita break even point, handi bizinesi ibe itunguka cyangwa se ngo ihombe. Ibi ari ahantu nyine kuri content, ahantu hadashobora guhinduka, kandi bizinesi zose ahangaha zirahagera. Ikindi kintu, wifata amafaranga yawe yose ngo uyashore mu kintu kimwe. Niba ufite miliyoni ushobora gushora ibihumbi 250 cyangwa se wenda ibihumbi 500 mu gihe wakabije. Amafaranga yawe ni ikosa uzaba ukoze mu gihe uzayafata yose ukayashora muri bizinesi uko yakabaye, kuko hari kesi cyangwa impamvu nyinshi zishobora gutuma ukenera amafaranga ndetse zikagirira bizinesi akamaro, ariko ugasanga yose warayashoye kandi nta bakiriya ufite. Ahangaha ni ibintu bizakugora. Icyo usabwa rero, shora amafaranga yawe ari make kandi wirinde gushora ubutunzi bwawe bwose ufite, kuko ntawamenya uko ejo buzacya bumeze, ntawamenya. Abakene benshi batekereza ko uwaramuka yatse abakiriya ari amafaranga yabo, hanyuma akayagabanya abakene ngo nabo bakira kandi bakaba basezereye ubukene bwabo. Nyamara si uko bimeze. Umukene ukimuha amafaranga
ahita atekereza kugura umufuka w'ibishyimbo ndetse no kwikenura mu byo kurya kubera ko aba ari byo yabuze. Ariko buriya igihe baba babikoze gutyo ukwezi kumwe cyangwa se imyaka 10, abakene bose baba barabuze ya mafaranga barayatakaje, ndetse abakire barongeye gusubirana amafaranga bahoranye kandi ubwabo yarikubye. Rwose hariho n'inyungu. Ni kenshi abakire usanga bagira abakiri mu nzira y'iterambere inama bashobora kuzakurikiza kugira ngo babashe gutera imbere, yemwe bakabasangiza n'ubuzima banyuzemo. Ariko ntushobora gutekereza ko hari urufunguzo rumwe batatubwira ndetse ntibarubwire uwo ari we wese, kubera ko birumvikana inzira runaka yanyuzemo siyo nawe ugomba kunyuramo kugira ngo ubashe gutera imbere cyangwa ngo habashe kuba hari intambwe watera, kubera ko ubuzima bwawe ni ubwawe kandi nta formule y'ubuzima ibaho, cyangwa wenda inzira iboneye umuntu ashobora kwiga ngo anyuremo ngo abone amafaranga, kuko ari ibyo hari abantu benshi bashobora kuba rwose bayinyuramo kandi si bake. Urubyiruko cyangwa abandi bantu bose uko baba bangana, ubundi icyo bivuze ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuvuka ari umukene. Icyo ngicyo si ikibazo kubera ko nta muntu uhitamo aho avukira cyangwa se ubuzima abamo, ariko ubwawe ngo nupfa uri umukene ni ikibazo cyawe, kuko n'isi izabikushinja kandi biragoye kuba wavuka usabiriza hanyuma ukazanasaza usabiriza. Aho ngaho si impamvu y'isi ahubwo ni impamvu yawe ndetse n'imyitwarire wagize, kuko amafaranga makeya ushobora kubona yagombaga kugutangiriza ubuzima ndetse nawe ukabarirwa mu mwanya w'abaherwe. Making sure niba wakoze subscribe. Njye mwari kumwe, nitwa Thomas. Mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Bye, Sabri best.